Yesu ashimwe. Turabasuhuje kugira amahoro ya Yesu Kristo. Arasuhuzwa na mwene so Jean Claude uri kuri microphone. Turi kumwe na cameraman witwa Master Pictures. Nari ku buhanga bwa kamera, n'imbere yacu turabona dufite umutumirwa kuri izi kamera za Gisubizo TV. Twishimiye kubana namwe mwese aho muherereye, abumva ururimi rw'ikinyarwanda batari hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu makontinent atandukanye. Turabwiye ngo Imana ibagirire neza. Birashoboka cyane ko waba utameze neza, ubabaye, ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo siko bizaba. Muba mutegereza, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Ijambo numva nakwifuriza muri uyu mwanya nuko nakwifuriza ngo Yesu akubere igisubizo. Nkuko channel yacu yitwa Gisubizo TV, Kristo akubere igisubizo. Nakubera igisubizo urakira umugisha w'Imana, urabona impinduka muri Yesu Kristo. Impamvu ubu buzima bufite close nyinshi cyangwa se imitego myinshi, ariko umuhanga umwe yigeze kuvuga, bamubajije byari ibirori byabayeho by'umwami, umwami ashaka ikintu cyamunezeza cyangwa se umuntu wamukora akantu kadasanzwe, ngo abantu bagerageza gukora ibishoboka byose, ariko umuntu umwe araza yandika akakora akantu k'agatako, yandika ijambo rivuga ngo siko bizahora. Niba ubabaye, ndakutangariza ko atari ko bizahora. Nimba wishimye, nanone siko bizahora. Ubuzima ni balance, ni urujya n'uruza. Inyigisho irimo ikomeye, gumana na Yesu nk'igisubizo. Muri ubwo buzima bwose azabibalansinga, ugende ubona umugisha w'Imana. Reka twegereze umutumirwa wacu nk'uko mubibona kuri kamera za Gisubizo TV, ariko taramwiyegereza turabasabye utarakora subscribe nayikore, kugira ngo no mu biganiro bindi bikurikira tujye tubana umunsi ku wundi. Like, share ndetse na comment. Fungure n'akazogera kugira ngo notification cyangwa se uko dukoze ibiganiro bijye bikugeraho, byaba byiza cyane. Reka tumwiyegereze atwibwire, ibwira abakunzi ba Gisubizo TV, kandi natwe tumumenye, hanyuma adusengere tuganire. Hari insanganyamatsiko nazanye nshaka ko tuganiraho, ariko tubanze tumwiyegereze. Turakwakiriye kuri kamera za Gisubizo TV. Ngize umugisha wo kongera kuba hano. Imana ibaho umugisha mwinshi kunyakira kuri Gisubizo TV. Amen. Mazina ni Jean Pierre Iradukunda cyangwa Peter, ndi umukristo ubarizwa mu itorero rya ADEPR. Amen. Ngize umugisha wo kubana namwe kuri topic cyangwa teme cyangwa insanganyamatsiko mwateguye. Hanyuma mbere yuko tuyinjiramo nk'uko mwabimbwiye, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo umwuka w'Imana akomeze atuyobore mu biganiro. Amen. Amen. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Uri Imana imenya ifunguro n'igaburo rikwiriye umuntu wese. None uyu munsi tugize umugisha wo kuba kuri Gisubizo TV, bisobanuye ko hari icyo wateguye cyo kunyuzamo kugira ngo abantu baze guhemburwa nacyo. Amen. Mana, reka uvugane nanjye, uvugane n'abambona n'abanyumva, uvugane n'uwo tuganira. Mu izina rya Yesu Kristo buri muntu wese ahure n'impinduka wateganije ziturutse mu kiganiro tugiye kugira. Amen. Mana, icyo gambere no kutugira neza kugira tuzagere mu ijuru twujuje ibisabwa byose, kugira tube dushyitse mu bugingo, mu mubiri no mu mwuka. Ngaho tugire neza muri byose. Yesu, turagukunda cyane kandi tunejejwe nuko waduhamagariye kugukorera, natwe twiyemeje kugukorera kuko watwemereye kuduha ibikoresho byo gukoresha. Ngo bana natwe muri byose, ibyo byose mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ishimwe cyane kuba avuye imbere y'Imana, aturagiza Imana kugira ngo tubone ko tuganira. Nkuko mubona, murabona ko ari umukozi w'Imana.
Imana ihagurukije mu gihe gisa n'iki ngiki. Amen. Ariko ndatekereza akiri single and searching ntabyo yavuze, ariko mbatungiye agatoki, ariko kandi yarasenze yarasenze kandi abantu baravuga ngo wasenze uburiki. Ngira ngo iyo ndirimbo niyo iri gutraininga ahantu hose, ngo warasenze uburiki. Iyo wasenze ubona ibintu byose kandi nta kintu ubura wasenze. Turakwishimiye kuri kamera za Gisubizo TV. Ikibazo mfite cyangwa se topic cyangwa insanganyamatsiko nifuje ko tuganiraho ni ijambo rimwe kandi risa nkaho ari rigufi ariko rinini, kandi ni ijambo ryitwa gusenga. Nashatse ko tugana ku ijambo ryitwa gusenga. Gusenga ni iki? Kuko iyo bitekereje nkanjye mbona abantu biyambura inshingano zabo cyangwa se bitesha imirimo bagakoze. Ninde muntu usenga n'iki? Ninde muntu usenga? Ese hasenga umuntu umeze ute? Kubera yuko hari igihe usanga abantu bafite uko babisetinze, noneho gusenga bikaba nkaho bigira bene byo. Gusenga bikaba nkaho bifite ba nyirabyo babikora. Wowe ukaba usa nkaho ibyo bintu atari ibyawe cyangwa se utabikozwa. Ese iyo bavuze gusenga we wumva iki? Ese ninde Imana yageneye gusenga cyangwa se ninde itageneye gusenga? Shaka ko icyo kintu tukiganira, ariko banze winjiza abantu mu kiganiro ubasobanurire gusenga ibyo ari byo kugira ngo duhishurirwe cyangwa se dusobanukirwe. Yes, Imana ibaho umugisha mwinshi. Iyi nsanganyamatsiko cyangwa se iyi teme topic ifite imbaraga kuko abantu benshi barasenga. Ari abasenga ibyo bazi cyangwa bagasenga ibyo batazi, ariko abantu benshi barasenga. Hanyuma gusenga, icyitwa gusenga mu ncamake ni ukuganira n'Imana cyangwa se kuganira n'icyo usenga. Tugomba kuza kumenya ngo uyu muntu we asenga iki, ninde asenga. Hanyuma ni ukuganira cyangwa ni ugukereya, ni ukuramya, ni ukongera ubusabane hagati yawe n'icyo usenga cyangwa icyo usaba. Twebwe nk'abakristo rero ndatekereza ari rwo ruhande mwe mumbashijemo. Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no kuvugana n'Imana, gusenga no gusaba icyerekezo, no kuramya Imana, gusenga no gushima Imana. Gusenga harimo uburyo bwinshi, ariko mu ijambo rimwe gusenga no kuganira n'Imana. Imana ishimwe. Gusenga no kuganira n'Imana. Mbese nibuka indirimbo ivuga ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, kandi atambuka n'inyenyeri. Noneho akantu nshaka kuvuga aho ngaho, ngo umutima w'umuntu ngo niwe ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ngo ushaka kureba Imana. Ubwo noneho password birasobanuye ngo niba ushaka kuvugana n'Imana injira mu masengesho. Nicyo bivuze. Ubwo nta wundi busabane bwabaho, nta ndi protocole yagukonegita n'Imana udasenga. Ubundi umuntu usenga, bwa mbere hagomba kuboneka usenga mbere yuko asenga. Usenga ninde? Usenga ni umuntu uwo ari we wese wamaze kubyerezwa cyangwa se amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira k'Uwiteka. Mu yandi magambo, nta munyabyaha ubundi wemerewe gusenga. Iyo asenze ari umunyabyaha, ikintu aba ari gukora aba ameze nk'umuntu uri guteza urusaku. Kabiri, aba ameze nk'umuntu, abantu tweze kuba turi mu iteraniro rimwe ry'amasengesho, tujya dusharinga testimony cyangwa ubuhamya. Hanyuma umuntu ajya mu iyerekwa, aravuga ati ngiye kubona mbona muri iri teraniro abantu bari gusenga, ariko nkajya numvamo amajwi y'imbwa, amajwi y'ingurube, amajwi y'ibindi bintu bitandukanye by'ibikoko, nkaho nakumvisha abantu basenga. Icyo yadusobanuriye, yatubwiye ko niba yumvishije ijwi ry'imbwa bisobanuye ko ari umuntu w'umusambanyi. Nimba
yumvishe mu ijwi ry'ingurube bisobanuye ko harimo umuntu wivuruguta mu byaha bitandukanye atari umusambanyi gusa ahubwo afite n'ibindi. Rero umuntu usenga bagomba kuba ari umuntu wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Hanyuma yamara kumwakira, uko kumwakira niko kumuhereza na kondisiyo y'ibijyanye n'abantu bamaze kwakira Yesu. Umuntu wamaze kumwakira agomba guhita yinjira mu gihe cyo kuramya Imana, kuko twamaze kubona ko gusenga ari n'uburyo bwo kuramya mu Imana. Hanyuma yamara kwinjira mu mwanya wo kuramya Imana akabwira Yesu. Muri byo yaravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibintu bigutera, ngo arakunda afasha abashavuye, ngo wizere ijambo rye none wiri. Bisobanuye ko mu masengesho wa muntu wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, aba yamaze kwakira password imuha kuganira n'Imana direct. Aca muri Yesu yamaze kwakira, yamara guca muri Yesu ikintu cyose asabye. Yesu yaravuze ngo umuntu wese uzagira ikintu asaba mu izina ryanjye, ngo nzabwira Data gikore kugira ngo Yesu cyangwa Imana yubahirizwe mu mwana wayo. Biravuze ngo ikintu cyose dusabye duciye muri Yesu, umuntu wese wamaze kumwakira nazajya aca muri Yesu, icyo azajya asaba Data azajya gihabwa bitewe nuko yamaze kwinjira ahantu agomba kugisabira. Imana ihabwa icyubahiro. Ni uwo nguwo muntu usenga wamaze kumwakira, wamaze kwakira ubuzima bw'Imana muri we. Imana ishimwe cyane. Amen. Tumaze gusobanukirwa gusenga niki. Twasanze ko gusenga ari ukuvugana n'Imana. Ninde muntu usenga? Twamaze kuyibona ko ari umaze kwakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwiwe. None ubwo icyo nibaza, kandi n'undi wese yakwibaza cyangwa ahita yumva, ubwo niba dusanze ko ari ukuganira n'Imana, uzahura n'ikibazo muri ino generasiyo cyangwa muri ubu buzima tubayemo, muri ino se turimo, aho usanga abantu haba ari mu masinagogi n'ahandi bavuga ngo abanyamasengesho turabakiriye. Ugasanga bafite itsinda ry'abanyamasengesho, abandi ukibaza ko ugasanga abantu 10 barahagurutse mu sinagogi, ukibaza ese abandi bose ni bande? Ese gusenga birimita pasiteri kuba birimita undi muntu wese? Ndatekereza ko twese eza timu twagomba kuba twagaragara turi mu itsinda Yesu ry'abanyamasengesho. None kuki udasenga, kuki ubwo ntasenga? Ubundi biterwa n'uburyo abantu babyubatse ibintu byabo. Hari nk'igihe duhagurutsa korali, korali nihaguruke idusuhuze, kadusuhuze, tukaza kuvuga ngo abandi abakristo nabo nibahaguruke badusuhuze. Korali nihaguruke, bose abakristo nabo ni abakristo ariko mu buryo bakarashije. Rero umuntu udasenga, twavuga ngo udasenga kandi aramaze kwakira Yesu Kristo, byaterwa n'icyo ahubwo umuntu yita gusenga. Kuko hari igihe umuntu ashobora kwiyiriza iminsi 2, undi akiyiriza umwe, undi akaba ari gusoma ijambo ry'Imana ariko gusenga kwe. Kuko gusenga twamaze kubona ko ari ubusabane umuntu afitanye n'Imana, agirana n'Imana, aho umuntu yegerana n'Imana bakaganira, ikamubwira ibyo imwifuzaho, nawe akayibwira ibyo ayifuzaho. Uko nguko niko baba connected. Noneho ushobora uburyo wowe bikoramo atari ko mbukora, nkoramo icyo twita gusenga. Noneho uburyo ubikoramo wabona ntabikora nk'uko ubikora, ugatekereza yuko nge ntasenga kandi nanjye senga. Ahubwo icyo tukwiriye kumenya, buri muntu wese akwiriye kwimenyaho uburyo asenga. Bamwe bashobora kuba bajya mu butayu, aho twita mu butayu, abandi bagasengera mu byuma by'amasengesho, abandi bakajya mu nsengero. None ujya mu butayu kenshi, uwihiriza kenshi, abantu bakabibona, rimwe na rimwe utabikora cyane batekereza yuko afite intege nkeya. No, ahubwo we ari gihe akora icyo twita gusenga mu buryo yahawe, kuko nicyo n'ubundi kigira umumaro. Kugira ngo gusenga kwawe kugira umumaro, nuko ubikora mu buryo wahawe. Ingingo z'umuntu ziratandukanye, zikora imirimo mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo ku mubiri zikoze. No gusenga turi umubiri umwe muri Kristo, na buri muntu wese aba afite uburyo akoramo. Hari umuntu usengera mu kazi, yafasha umuntu ubabaye akaba arasenze, ariko muri rusange ubusabane bwawe n'Imana burahari. Niba buhari, uri umunyamasengesho ndetse wuzuye, uri mu bihe byiza bihwanye n'uko Imana ishaka. Rero byaterwa ahubwo n'uburyo abantu bakarashije gusenga. Niba gusenga ari kwihiriza ubusa iminsi 10,
niba gusenga ari ugusenga iminota 30 ari ukujya muri ranshawa ari overnight abantu bakoze, byaterwa n'uburyo umuntu bavuga ngo ntasenga yego cyangwa n'uburyo umuntu bavuga ngo arasenga. Nicyo byasaba ko umuntu abanza kumenya kujya asubiza icyo kibazo. Urakoze cyane. Yego. Ari indirimbo y'umuntu niba ariko yavuze ngo azaba kuramya no guhimbaza Imana gusa. Jehova Jire. Urakoze cyane. Ubwo nibwo tuzaba twumva indirimbo z'abanesheje. Mwatekereza ko mbaye nk'umuntu ugiye orusije, singiye orusije. Gusenga uko nkomeje kubyumva nuko nkomeje kubihabwa nuko mbisobanuriwe ndabyumva. Hari uburyo umuntu ku giti cye nkuko bivuze we ashobora kuba yaragize ute yarasetinze ibintu, none se ubwo buryo nkuko bisobanura nabyumvise n'abadukurikiye bumurimita kuba nshobora kuba navuga ngo nkeneyemo hano mw'abagabo. Noneho kuko umugabo afite uko ari umugabo mu rugo rwe, afite uko ari umugabo muri mindset yiwe, bihuza nuko kuba nabashaka abagabo ushobora kwikura mu murongo kandi ubizi kuri umugabo. Ubundi wenda n'urugero n'ibitorero runaka rihamagaye ngo abagabo barasenga, abagore barasenga, cyangwa se abasore urubyiruko barasenga, ntabwo nyirizina baje aho bari ntabwo bisobanuye ko batasengaga. Yego. Ahubwo iyo bahuye icyambere baba bahuje imiterere. Nimba ari urubyiruko ruhuje ibibazo. Yego. Nimba ari abagabo bahuje ibibazo byo mu ngo cyangwa se ibindi bisubizo byo mu ngo. Yego. Nimba ari abamama bafite ibyo bahuje. None uwabatumiye ashaka ko noneho basenga bahurije ku ntego imwe. Yego. Bitewe nuko nabo bahuje status. Yes, status. Noneho wowe wabatumiye, nje wabatumiye, uriya wabatumiye, abashaka ko bagendera ku murongo umwe. Kandi ikindi abayobozi batumira mwe nibyo byiciro. Ikintu bakwiye kwibandaho ni no guhugurana. Kuko buri muntu wese abari mu rugo rwe. None iyo duhura dufite ibibazo bitandukanye nubwo dufite stati ihura. None iyo tugiye gusenga ntabwo abantu bakwiye kwita bagenda ngo batangire basenge, ahubwo bakwiye kubanza kuganira ku cyo bari buze gusengera, kugira ngo babe bari mu mwuka umwe banahuje ibyo basengera. Hashobora kuza kubonekamo umuntu ufite ikintu kiri special, kuko abantu bose ntabwo ingo zabo barwana, ntabwo ingo zose abantu bafite ikibazo cy'inzara. Hashobora kubonekamo umuntu ufite icyo kibazo, none bagahuriza hamwe ntibagisengere gusa ahubwo bakagira n'icyo bagikoraho. Ubundi uko niko gusenga kuzuye. Niba nje gusenga tuhuriye mu iteraniro, Bibiliya yaravuze ngo uko wa munsi urushaho kubegera aba ariko murushaho namwe guterana. Kuriya guterana rero abantu baba bakwiye guhugurana ku by'uru rugendo, bagasengera ibibazo bibari imbere, cyangwa se bakanashima Imana yuko ibyo basengeye bushize byasubijwe bitewe n'ibyiciro baherereyemo. None wa muntu utibona muri bya byiciro biterwa n'iki? Bahamagaye abagabo ntuje, bahamagaye abasore uri umusore ntubonetse, bahamagaye abakobwa abagore ntubonetse kandi muri icyo cyiciro. Icyambere ashobora kubonekamo ubwigunge. Icya kabiri hari uburyo abantu babana ukabona nta bisubizo babonamo, nubwo ngewe ntabyifuza ko ibyo bintu biba ku bana. Hanyuma ubwo bwigunge bushobora guturuka mu buryo mubanyemo. Umuntu ugasanga ntago yitawe, abona nta kayabamuha, akabona ntago abantu bamwitayeho. Uwo muntu akwiriye kwegerwa cyane kurenza abandi, kugira ngo Satani atazamuherana yamaganya afite yo kubona atitaweho. Hanyuma ugazasanga Satani amufatiye hahandi. Ndakwingingira mwene data, wowe ufite ibibazo bitandukanye bituma utegera bagenzi bawe bitewe n'ibyo wababonyeho. Nk'urugero, nk'umuntu wanyuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, uwo muntu akaba yarafite abo basenganaga, noneho akaba azi neza yuko bamwiciye umubyeyi. Biragoye ko abizera ndetse nibatumira amasengesho akabonamo wa wundi wagize uruhare cyangwa umubyeyi we wagize uruhare mu ipfa ry'umubyeyi we cyangwa umuvandimwe we cyangwa inshuti ye, yuko amwizera nk'umuntu bakabanye kuri karago cyangwa aho bashobora gusengera. Ariko biba bisaba ko yegerwa cyane kugira ngo nabone ko ba bantu nubwo mwene wabo wakoze cya kintu atari wa wundi bari buze guhura muri ya masengesho. Kandi biranashoboka yuko umwe wakoze cya cyaha yuko yakihana hanyuma bakongera bagahurira mu mwanya wo gusenga. Rero birasaba ko abantu bahuza imitekerereze, bagahuza imyumvire, bagahuza imibereho, bagahuza ubuzima babayemo kugira ngo baze kuba bari mu cyumba kimwe. Yesu yaravuze mu mujyi Yerusalemu
mu cyumba cyo hejuru bahuza umutima babigishwa. Bakimara guhuza umutima we bivuze ko guhuza umutima bahuje imitekerereze, bahuje imyumvire, bahuje ubuzima bwabo. Nta muntu uri buze kuburara undi afite icyo kurya, bari buze guhuza ubuzima muri rusange, ubw'umwuka, ubw'umubiri ndetse n'ubw'ubugingo, babe connected ku buryo guhuza umutima kwabo, guhuza umutima baba umuntu umwe. Nibasenga isengesho rizamuka Imana ibabone nkaho ari umuntu umwe. Nuko nagisubiza mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, kandi ndumva ko abadukurikiye bari kumva, kandi nanjye nkomeje kumva ndi no kuryoherwa nkanunguka byinshi. Imana ishimwe. Rero birashoboka cyane, ahubwo icyo mbonye ko impamvu zo kwigunga no kutashaka guhamya mugaragaza umwanya w'icyiciro uhagazemo bishoboka ko byaba ari bya bikomere, ariko bise binyiza mu kindi kibazo byaba ari indi topic ikomeye. Kubera iki? Iyo tugeze mu nsengero dufite abantu bahamagariwe iyo mirimo. Ubundi abadiyakoni bivuze ko ari abantu ni nk'abagaragu, n'abagaragu niko bimeze, b'abakristo, ni abadukorera. Kandi noneho ugasanga oriye yo kudukorera cyangwa se umwanya wo kudukorera bagombye kumenya ubuzima bw'abakristo bw'itorero, kuko nibo bashinzwe kubwira abashumba ukuntu ibibazo bimeze by'abakristo. Noneho urumva niba umuntu agushinzwe ariko ntazi n'iwawe, urumva n'indi topic twaba tugiye kwinjiramo. Ndibuka cyane nk'iwacu iyo twagiye dukurira, iyo twahamagariwe wasibaga no mu rusengero. Ngewe wivuga nasibaga, nashobora gusiba no mu rusengero, nta nasibye komuteri ko ntagiye guterana, swate nagiye nk'ibunyanaka ku wundi mudugudu, cyangwa se habaye impamvu zituma ntagerayo. Telefone zampamagaraga sinazibaraga, bambaza kuki utaje. Abazaga kundeba kungenderera bambaza ko tutakubonye, byagenze gute? Urumva iyo communication niba itakiriho no munsi cyane, ntabwo byoroshye ko wavura ibyo bikomere bya wa muvandimwe nk'ibyo wari uvuze. Ntibyoroshye ko wa muntu ufite impamvu zituma atabasha kwibona mu bandi no kwisanzura mu bandi, ntabwo byoroshye. Niba n'igihe utabonetse ushobora no kumara n'umwaka uba ahantu mu bantu batamenya ko utabonetse. Nase urumva kumenya ko uri aho byo biraza koroha? Ntabwo biza koroha, ariko icyo cyumvikanye n'indi topic. Icyo bisaba buri muntu wese mu muhamagaro we nawe ukoreshe neza, cyangwa se nawe ubemo neza. Niba uri umunyamazina utari wambaza ikibazo kindi ugiye kumbaza, mvuze ku kijyanye no kugenderana no gusurana, nubwo atari urwitwazo, ariko hari amakuru numvishe, niba ariyo simbizi. Hari umupadiri umwe babajije ngo kuki abantu bacu tudasurana cyane ugeranije na rino torero rivutse vuba, ko usanga basurana kenshi, bigenda gute? Bagafashanya guhinga, bagafashanya n'indi mirimo, twebwe kubera iki bitaba muri twebwe? Yarabasubije ngo bariya abantu mubihore nabo bazabanze bagwire. Impamvu bakunda kuba close, bakunda kwegerana cyane nuko bakiri bake. Sinabyita urwitwazo ko abantu ari uko bagwiriye babaye benshi, nta bundi bikore kuba urwitwazo. Urukundo rw'abana b'Imana ntabwo rugomba guhindurwa n'ibihe, ariko niyo mpamvu yuko abantu babaye benshi. Iyo mubaye benshi biba bisobanuye ko n'inshingano ziyongereye. Kuba ziyongere no kuba managinga biba bigorana. Noneho twegumuye, noneho kuba abantu babaye benshi ntabwo bitanga uburenganzira bw'uko mu buryo abantu babonye bwo kwegerana badakwiye kubukoresha. Ariyo mpamvu ushimira abanyamadini n'amatorero yuko bavuga ngo iyi korari ijye hariya, abano ni groupe y'abagabo, iyi ni groupe y'abasore, ni y'abagore. Ubwo aba ari uburyo bwo kurema ministeri zo kugira ngo abantu bajye bahura no gucoordinatinga ryahuriro y'amatsinda byorohe. Aho ndibuze kubaza umuyobozi w'abagabo ngo abagabo bameze gute, bikanyorera kubona raporo. Kubaza abagore n'umuyobozi wabo bimeze gute muri ibyo byiciro. Nibwo buryo bworoshye bwo kugira ngo managing b'abantu no kubahamagara no kubatumiza no guhurira mu kintu kimwe byorohe. Ndibuze gushaka abagabo, hanyuma amagara umugabo nahamagara abagabo bo ayoboye. Nze guhamagara umuyobozi w'abanyeshuri, uwo muyobozi w'abanyeshuri amamagara abandi banyeshuri. Nicyo ngicyo cyo gikwiriye. Ariko iyo utabagabanije mu matsinda ku buryo bikorera kuzajya babona, bizajya bigorana cyane. Rero aba ari byiza cyane kubagabanya muri ubwo buryo kugira ngo uzanababone mu buryo bukoroheye. Niyo mpamvu rero ntabwo ari excuse yuko
kuba twarabaye benshi mwarabaye benshi barabaye benshi Yego. ngo byararangiye kubasura ntibishoboka. Oya, abayobozi bagomba gukora inshingano, babadiyakoni bagasura abantu nk'uko natwe abakristo tudahejwe kujya gusura pasiteri. cyane Biragoye, bigasa binateye ipfunwe gusanga mu pasiteri n'uwawe ngo ndetse ngo aranagufasha cyane, ngo iyo yabwirije ngo uri mu mavuta, ngo iyo yayoboye ngo niwe ngo unezererwa cyane, ariko ugasanga ntuziwe, ntuzi ubuzima abayemo. Mbese mu mpande zose abakristo muri rusange, tutiteye kuri titiri ufite, ukwiye kumenya mugenzi wawe abayeho gute. Niho musharinga bya bikomere, niho umwomore bikomere, niho amenya ngo burya afite bene data bashobora kumfasha muri ubu. Oya, byamaze kwivanga, irondo ryivanze n'abajura. Uyu munsi tuvugana birakomeye cyane, ari abo banyetorero, ari n'abashumba bamwe na bamwe. Ubu byabaye mbese nka za ndirimbo z'isi, amaboko atareshya ntaramukanye. Ubu uyu munsi uba uri umushumba, ariko ukunda kubyumva n'ibintu biriho tutahisha, ngo basigaye bakama izo bagize baragiye. Ni ibintu biriho kandi bivugwa, ariko ntituzi ababikora ari bandi, ariko biravugwa. Noneho nkibaza cyangwa se ugahuza ibintu. Hari ikiganiro nigeze kumva gitari kuri televiziyo cyangwa se bitari kuri radiyo, n'umuntu arimo ambwira ukuntu mu itorero rimwe iyo umushumba hagiye cyangwa se boherejeho umukozi w'Imana, haboneka abantu bafite ubushobozi, bakagenda bakagira ute bakamusura. Bivuze iki kintu cyamaze kwiza muri systeme y'abantu, bivuga ngo niba nta kintu ufite, ibyo uvuga by'urwo rukundo, ntago ugomba kugira ute kujya kureba uwo mubyeyi wawe nk'umushumba, ntago ugomba kujya kureba iki uwo mukristo, kuko ntacyo ari bukumarire. Bisa nkaho byajemo ibintu bimeze nk'imibare. Noneho avuga ati niki ngukuraho, ndatinda kuri Peter mukureho iki, ndamusura mushyire iki. Noneho niba agiye kureba n'uwo muntu agashaka kwisanisha nawe, kandi ntibari no kuri level imwe, noneho ugasanga ibyo nabyo ntibishobora kuboneka mu mbogamizi ituma abantu bikarasa mu cyiciro runaka bakishyira ku ruhande. Kubera iki? Barabona umurya abandi bari gukoreramo bo batawurimo, kandi uko ari Imana yavuze ngo genda ubwawe wowe, uko umeze birahagije, uko uri nuko nguko Imana ikuhamagaye. Niba nta kintu ufite, nta kimana iri bukubaze, ariko na wa wundi iri bukwakire, bigateza impagarara cyangwa n'amakenga byo kuvuga ati ndagenda na runaka yaragiye. Abakristo n'abana beza baragana bagahana amakuru. Hari ahantu nzi naganiye n'umukristo, arambwira ngo we yigendeye ubwe gushaka umushumba, aramushaka umushumba we kumubonera ikibazo, kandi amubura ahari. Urabyumva neza? Amubura ahari. Niba none ushobora kubura umushumba kuri biro, namusanze kuri biro ku itorero ashumbye, ubwo ningi we nyakabwana zimwe zidusohora ntizasanga ku muhanda igahita imbwira ngo va hano ntabwo ukwiriye kuhagera. Ni ikibazo gikomeye. Cyo ni ikibazo gikomeye, yego, ariko tudakwiriye guha intebe. yego, kuba abantu basigaye basurana bitewe n'ibyiciro baherereyemo, yego, ibyo ni ibibazo. Hari indirimbo imwe mu gitabo cy'indirimbo ivuga ngo we kintu cyazanye ibice mu itorero. Rero ibyo bintu byagiye biba mu matora atandukanye n'ahandi, ugasanga abantu bikarasa bakavuga ati twebwe turakennye, ntabyo tuvugana na bariya abantu batazagira ngo turi kubasaba. Nuriye ukize umwe witwa ko akennye, yaza mugana agatangira kuvuga ngo atangiye kuntegera ibiganza, agiye kumusaba ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuba bimeze gutyo ntabwo ari ibintu bikwiye guhabwa intebe. Niyo mpamvu abashumba bakwiriye kubera amaso intama baragijwe. Yesu icyo yifuza nuko yifuza ko abantu bamusenga nk'uko ariyo topic turiho, bamusengera mu kuri no mu mwuka. Mu kuri no mu mwuka iyo wahageze, nta handi hantu, ntabwo ari karitsiye runaka, ntabwo ari ahantu wavuga ngo uratega imodoka ujyayo, no. Ahubwo mu kuri no mu mwuka bisobanuye ko ari muri Yesu. Muri Yesu wamara kuhagera, ibintu byose usenga ukajya ubicisha muri Yesu. Noneho abantu bose bamaze kumwemera, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo ndorerwamo iyo abantu batari bamara kwibona yuko ari abana b'Imana, bagatangira kuvuga ngo twebwe turi abana b'Imana ariko bo bakiri, twebwe turi abana b'Imana ariko bariya bo n'abana b'Imana ariko bo bakene. Iyo batangiye kwikarasa muri ibyo bice, abantu baba bamaze kwiyambura umwambaro wo kuba mu rukundo Imana ishaka ko abantu babamo. Kubaho unyibukije kino kintu, intumwa
mu gihe zabanaga mu itorero rya mbere, itorero ry'intumwa, mu gihe zabanaga nta muntu n'umwe wageraga ngo icyo akennye, ku buryo wabaga akennye yakenurwaga na mugenzi we. Ananiya na Safira murabizi ko bagiye kugurisha ibintu byabo, babizanye bagurisha isambu yabo kugira ngo ibiguzi bayigurishije baze babisangire, ibyo bari buze kuguramo babisangire n'izindi ntumwa n'abandi bana b'Imana. Rero kuba abantu bagira ibice ubundi ntabwo bikwiriye mu nzu y'Imana. Abantu bakuriye kuba close, bakaba ari abantu bamwe, bagakundana bakegerana. Noneho na leta y'u Rwanda yisaba abantu ko baba umwe, nta bintu by'amacakubiri n'ibindi. Biba bisaba ko abantu baba umwe bakavuga ati turi bene mugabo umwe, turi bene Mana. Niho kwa gusenga kwabo kuba ko bahuje umutima binagira umumaro. Yego, muri makeya ntabwo dukwiye guha intebe buri muntu wese yere kwireba bavuga ko ngo ngira uko ngenda da ngo ntabwo ngo najya kwegerana na bariya, bira ni bibi cyane. Akwiye kwegerana n'undi muntu, biragorana kwegera n'umuntu uri kugusunika. Ariko nimba uri umuntu w'Imana, nimba warakijijwe, nimba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, egerana na mugenzi wawe. Ntugire ibintu by'amacakubiri, ntugire ibintu byo kuvuga ngo ngiye ngo mfite ngo uburyo nahamagawe hoshe ubahamagara atandukanye n'uwahamagaye abandi. Keretse nimba yaraguhamagaye akakubwira ngo ntuzabane n'abandi, kandi ntabwo ibyo yabikora. Ariko uwaduhamagaye nimba ari uwera, twese tugomba kubabera. Muri uko kubabera rero ni ukugenda mu buryo Imana ishaka, kugenda uko Imana ishaka, ni ukuba mu buzima bwose Imana idushakamo ko tubamo. Ubuzima Imana ishaka ko tubamo ni ubuhe? Ni ukubana n'abandi bose amahoro. Kubana n'abandi bose amahoro ni iki? Ni uko buri muntu wese aba ari close, unaniwe agahagurutswa n'undi, ushoboye agashoboza undi, ufite icyo afite akagifashisha undi. Mbese nta rugingo na rumwe rudafite icyo rwamarira urundi. Ijisho ntabwo ryakwirata ku munwa ngo nta kintu umaze, ugutwi ntikwakwirata ku maso ngo nta kintu wamariye. No, ugutwi kugomba kumva n'umunwa ukavuga, hanyuma n'ugutwi gukumva ibyo kugomba kumva. Mbese buri rugingo rukagira icyo rufashamo urundi. Nuko nagusubiza kuri icyo kintu. Urakoze cyane. Mbibutse ko iki kiganiro kitagamije gusenya, ahubwo kigamije kubaka. Birashoboka cyane ko wari ufite uburyo ki ubikoramo, cyangwa se wowe usengamo, cyangwa se uburyo wowe ubitekereje, ariko tugeze ngo turebere hamwe ese ubwo buryo ubikoramo niko Yesu yavuze. Nanjye nkubaza icyo kibazo singamije kuvuga ngo tubigire urwitwazo n'izo ngero zose dutanze, ariko kandi ndatekereza sinakubaza icyo kibazo turemeranwa ko Bibiliya itahindutse, kandi n'ukuri ntikuраhinduka. Niba rero Bibiliya ari imwe kandi ikaba itarahindutse, ntabwo turi buze kuribera bamwe nigeze kumeshoningaho, ntabwo urugero abadiyakoni cyangwa se abasumba cyangwa se abaki. Kubera iki? Niba Imana ivuga byanditse ko aribo bashinzwe kwita ku mukumbi, ku kintu ntuzigere ubwira Imana ngo bimwe twavugaga nubwo twanzuye ko bitagira urwitwazo, tuzigera tubwira Imana ngo ntabwo wenda twabaye benshi. Oya, aribyo nigeze nkoresha atari ivuga ngo ese noneho twigumure abantu bakeneye babuze keya cyangwa bayifuza nabo bongere bihuza mu bundi buryo. Ariko kwari kugira ute? Kwari ukuganira. Ariko tugamije iki? Gukemura wowe mushumba, gukemura wowe mudiyakoni, gukemura buri wowe ufite inshingano yo kwakira Kristo mwami n'umukiza. Kuko nawe urabihamagariwe. Nta muntu n'umwe wahamagariwe kugenda na Kristo, gukurikira Kristo ngo Kristo agire ibyo akubuza, wajya n'ibyo agira ute? Ibyo akwemerera. Uhamagariwe kubaha Imana no gukora imirimo izana abantu kuri Yesu Kristo. Ni wewe wareba mwene so, cyane ko njya mbwira abantu iyo tugeze hano, ni twebwe dufite uruhare rwinshi rwo kuzana abantu cyangwa se intama imbere y'Imana, cyangwa se kuzizanira abashumba, kuko bo bari hariya posite zabo kandi igihe abantu benshi babatinya. Ariko ngewe iyo nabasanze tukaganira tugasabana, usanga ari ibintu byiza, kuko anyiyumvamo byoroshye, akaza akaba yajya mu murimo w'Imana byoroheje. Rero we wa muvandimwe ukorera Imana mu nshingano runaka Imana yaguhaye, ongera ukanguke. Nibyo turi mu iterambere, ndavugira aho duhagaze uno munsi kandi n'ubuzima tubayemo. Niba bisibye no kuba mwagenderana umunsi ku wundi, kominikasiyo zibeho, kuko uno munsi ntabwo aribwo ibyiciro bije mu matorero. No ku bwa Mose Imana yaragize ute? Yaramubwiye ngo kugira ngo abantu uzashobore kubayobora bashyire mu matsinda. Ahubwo uhita usanga ikibazo si uko amatsinda adahari, ahubwo n'aba yagize.
cyangwa se abo bavuze ngo batuyoboye muri ayo matsinda, turacyakomeza no kuganira. Icyo cyumvikanye. Noneho nkubaza ikibazo kindi cy'amatsiko. Ese amasengesho arakora cyangwa ntakora? Umunsi umwe Yesu yabwiye abigishwa barababwira ngo musenge mutagwa mu moshya. Yego. Bisobanuye ko niba twasenza amoshya ntituyagwamo. Yego. Indirimbo ya 49 mu ndirimbo zo gushimisha Imana iravuga ngo ibihe senga Uwiteka bintarura mu mpagarara. Yego. Ibyo bihe binyinjizaho data ari ngo muganyire ibyo nkenye byose. Noneho harimo igitero kivuga ngo guhora nsenga Uwiteka binyemeza yuko asubiza. Kuko ategereje abana be ngo bamusange abakenure. Mu yandi magambo nuko gusenga birakora. Nawe ubwawe nuko utari imbere ya kamera watanga ubuhamya bw'ibintu Imana yakoze biturutse mu masengesho. Rero gusenga, niba Yesu yarafataga umwanya akajya gusenga, bisobanuye yuko yajyaga gusenga agiye gusaba Imana imbaraga bitewe n'urugendo yaragiye gukora, bitewe n'intambara yagiye kurwana yo kujya ku musaraba n'ibindi. Ariko bisobanuye yuko gusenga byagendaga bigira umumaro munini kuri Yesu ndetse natwe ubwacu turabibona yuko bigira imbaraga. Kuko tuganira n'Imana nk'uko nabivuze mbere, bituma tubwira Imana nayo ikatubwira ibyo twifuza. Hanyuma iyo tubwira umubyeyi, ntabwo Imana, niba twebwe ababyeyi nk'uko biriya bivuze, niba umubyeyi umwana ashobora kumusaba akamuha, ntabwo Imana rero yo yabura kuduha, kandi natwe turi abana bayo. Bisobanuye yuko ibyo dusenze dusaba Imana tuyingingira yuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoramo ziri. Ibyo dusaba byajemo tubisabira mu gusenga. Rero ubwo ibasha gukora n'ibiruta bya bindi twasengeye. Ahubwo ntabwo Imana iduhereza ibyo twasabye gusa, no, ahubwo ibasha no kuduha ibirenze ibyo twebwe twasabye n'ibyo twasengeye. Imana ibaho umugisha cyane. Gusenga birakora. Nibisigaye zabikora. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nibisigaye zabikora. Amen. Igitumye mvuga gutya, abadukurikiye, hari igihe numva abantu bavuga ngo aho wasengeye byakumariye iki? Ariko ubundi biterwa n'icyo ushaka wowe bimumarira. Kuko wasanga ibyo yasengeye wasenze gasubizwa. Noneho bigatuma nibaza, ese ntihari nk'abantu bibaza gutya ngo ahari kuba badasubizwa, kuba bataragera kuri level bashaka kugeraho, bakaba babihuza n'amasengesho, wenda basenga make cyangwa se basenga nabi, bakumva ko Imana itumva gusenga. Narishaka kukubwira ko Imana yumva gusenga. Aho utaraharenga nuko hari igihe umuntu avuga ngo urasenga ngasubizwa, mbese igihe umaze usenga bundi wungutse iki? Nari mvuze ngo ubundi byaterwa n'icyo ushaka ko we asubizwa. Kandi ikindi, hari umuririmbyi abantu indirimbo aririmba bazita iz'isi, waririmbye ngo burya iyo usaba ntutegeka, uringinga kandi ugategerezwa. Iyo umuntu asenga babivuze ko ari ibyo asengera. Uwo asenga ubwo ari we Mana aba agomba kurindira mu gihe arimo gusenga, akarindira n'Imana ikazamusubiza. Ikindi, ntabwo ategeka ngo ugomba kubikora gutya cyangwa utabikora nk'igendera, kuko ukaba ari ukwivumbura kutagize icyo kumaze. Sinzi niba arumvisha umuntu wageze ngo gusengera ipantaro igihe kirekire, ngo abonye ngo Imana itayimuhaye mu gihe yifuza kuyimuhamo, ahita avuga ngo narayigusabye uzayiyambarire. Urumva rero ibyo byose ni ukwivumbura kutagize uko icyo kumaze. Ikizima, iyo umuntu asenga aba agomba no kurindira, kuko ushobora gutinda gusubizwa ari uko utari wagera ku gihagararo cyo kuzakira bimwe Imana izaguha. Ikindi cya kabiri, ushobora gutinda gusubizwa bitewe n'uko wasabye ikintu Imana idashaka. Birashoboka cyane, kuko iryo dusaba ariko bigahura n'icyo Imana yifuza ko tuzabona. Urugero,
niba usengeye ikintu icyo cyose Imana izagiriramo inyungu byanze bikunze gusubizwa uzasubizwa. Icyo uba usabwa ahubwo ni ukurindira ngo uhure n'igihe Imana yateganyirije izagusubiriza. Rero usenga aba agomba no kurindira, ako kantu agomba kukagira, akarindira kubona igisubizo cy'ibyo yasengeye. Kabiri, agasenga azi yuko ibyo yasengeye Imana izabibonamo inyungu. Gatatu, agasenga azi yuko bya bintu yasengeye nibiramuka bisubijwe Imana izabonamo amashimwe muri cya kintu. Nibyo ngibyo nakubwira. Urakoze cyane. Ako kantu nashaka nanjye ukavuga hejuru yo kuvuga ngo reba uburyo ujya usenga, urebe uburyo bitondekanya, urebe n'uburyo bitwara, kuko icyo usaba Imana cyose niba nta cyoro cy'Imana kirimo bizagorana nshuti yanjye, kireka nuca mu zindi nzira zo kugira ngo ubyakire, kuko hari abantu benshi muri ubu buzima bitwa ko basenga ariko ibyo bafite bitirirwa ko baboneye mu masengesho batajya imbere ngo babisobanurire abandi n'inzira zabyo mu buryo buziguye. Rero niba ushaka guhabwa inyungu zo mu masengesho cyangwa se gusubizwa mu masengesho, ibyo urimo usengera ni izihe nyungu zirimo mu Mana? Imana izagufasha kandi Imana izakugira neza. Rero narivuze ngo wowe unkurikiye cyangwa se udukurikiye, birashoboka ko nawe wibazaga ngo ko abantu bahora bakiritika ukabura icyo basubiza. Banza urebe ibyo usengera birimo izihe nyungu z'Imana. Kabiri, ese Imana yavuze iki kuri iki kintu nsengera? Gatatu, ese nge ntegereje bingana iki? Kuko nta kizabuza Imana gusoza umugambi wayo ku bantu b'Imana. Ntabwo uramara nk'iyo Hana yamaze, ntabwo uramara imyaka nk'iyo umugabo yamaze iminsi myinshi ku kidendezi, imyaka irenga 10 n'ingani ari ku kidendezi. Rero nawe humura, amasengesho arakora. Humura, Yesu aracyakora ku buzima bwawe. Tugana ku musozo ngo dusoze, numva nakubaza cyangwa se nakubwira ngo gira icyo utangariza abantu nk'umwanzuro mu bijyanye no gusenga, cyangwa se umwifato umuntu agomba kwifata mu buryo bw'amasengesho kugira ngo akomeze anezeze Imana ndetse anezeze n'iki yamuhamagaye, agende neza no mu buzima bw'isi atagize wagira ute wahutaza mu masengesho yiwe. Imana ibahe umugisha. Nk'icyo twavuga nk'umwanzuro w'iki kiganiro, umuntu usenga akwiriye kuba akijijwe. Kandi ikindi ndasaba ko umuntu utari wakizwa, utari wakira Yesu w'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uzabona kino kiganiro azamwakire, kuko gusenga harimo inyungu nyinshi. Kubaha Imana iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe, Bibiliya ivuga ko bizana inyungu nyinshi. Rero nta muntu wubaha Imana udasenga, ntawe. Hanyuma nk'umwanzuro, dukomeze kurushaho kubana n'abantu bose amahoro, uko bidushobokeye kose tubane n'abantu bose amahoro. Kandi nturambirwe. Ushobora kuba umaze igihe kinini usenga ariko wirambirirwa aho ugeze. Ushobora gusanga wenda gutera intambwe imwe kugira ugere ku gisubizo. Kabiri, nturambirwe gusenga nanone, kuko uzagenda usubizwamo imbaraga, kuko iyo umuntu asenga yongererwa imbaraga, kuko turwana n'umubiri umubi ndetse n'imbaraga za Satani. Biradusaba ko dukomeza kuguma mu masengesho, niho tuzahurira n'imbaraga zidushoboza kunesha isi n'uyu mubiri n'umubi. Hanyuma mu gusenga umuntu yakiriramo ubutsinzi, yakiriramo gutsinda imbaraga zose zimurwanya, yakiriramo ubuzima bushya, yakiriramo n'ubusabane bw'Imana. Nakwifuriza guhora usenga, nakwifuriza kudacika intege, nakwifuriza nanjye niyifuriza kugumya mu mwanya wawe Imana yagushyizemo. Imana ibahe umugisha mwinshi, Imana ikomeze ibatsindishirize, gusenga kwanyu gukomeze kumvirwe, Imana ikomeze ibahereze ibisubizo by'ibyo mwasengeye, kandi imbaraga z'Imana zikomeze kubana namwe. Mwakoze kunyakira. Uzakurikira kino kiganiro, ndamusabye ngo azakomeze yinjire mu mwanya wo gusenga. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri arusheho, ndetse gusenga no kwiyiriza ubusa abantu bakomeze kubereza agaciro. Abasubiye inyuma babyutswe nuko Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Abatari bakizwa bakizwe, kuko Imana izagira neza abantu bakijijwe. Kandi ijuru rirahari, ikuzimu naho harahari. Umuntu wese wubaha Imana azabona ubugingo, n'utayubaha azabona inyungu z'ibyo yakoze, ari byo
kuba hanze, aho hanze hazaba imbwa n'abarozi, abasambanyi n'abicanyi n'abakora ibyaha bitandukanye. Imana ibaho umugisha rero kubana natwe. Imana ikomeze ibuzuza imbaraga n'umwuka mwinshi w'Imana, kandi gutsindishizwa n'Imana bikomeze bibabeho. Ibyo ndabibasabiye. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye uko dusenze, tuzi neza yuko utwumva kandi tuzi neza yuko utwumvira. Abantu bose bakwemeye, bose bakizera izina ryawe, bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana yaravuze ngo kandi uko nguko niko turi. Mu izina rya Yesu waravuze ngo abantu bafite ibyo byiringiro biboneza nk'uko uwo nguwo aboneye. Muri uko kwiboneza harimo no gusenga. Mu gihe cyo gusenga tugira ubusabane butwambura ibyo Imana byose idashaka. Mu izina rya Yesu reka buri muntu wese gusenga kwe ukumvire, kandi umuhe umugisha uturuka mu masengesho. Abantu babohorwe n'amasengesho, abantu bakira imbaraga zituruka mu masengesho. Mu izina rya Yesu ngo tugire neza, dusangire ibisubizo turutse mu masengesho, kandi abantu babonye ibisubizo uzabarinde kugushwa n'ibisubizo. Mu izina rya Yesu abantu bakira ubuzima bubohora, bwambika abantu imbaraga, bwinjiza abantu mu bisubizo bindi bahabwa n'ibisubizo none babonye. Mu izina rya Yesu komeza kutwagura mu mitekerereze, utwagure mu kumenya Imana, utwagure mu kwinjira imbere, utwagure mu buryo bwose butandukanye. Ibyo byose mbisabye Imana mbyisabira, kandi mbisabira na bagenzi banjye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.